atirengeye aturatse gato nyuto ndeba mu gikari ndaje ngaruke tuganire ngira ngo ngaruke ndakata mu gikari ahita afata majipo agenda yirukana abagiye gushaka umugabo ari mu rugo bira abantu batatu ngo bareka abantu musange mu rugo kuko imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana bareka Imana agere mu rugo rwawe nagere mu rugo rwawe arahindura amateka nagere mu rugo rwawe hari ibisobanuka nagere mu rugo rwawe hari buri bwemere nagere mu rugo rwawe hari buri hinduka nagere mu rugo rwawe amateka arahinduka. Umurongo wa 17. Nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati witwa nde kugira ngo ibyo wavuze nibisohora marayika w'Uwiteka aramubwira ati urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaza. Nuko Manowa yenda umwana w'ihene n'igitambo cy'amafu y'imeke abitambira Uwiteka hejuru y'igitare. Marayika aherako akora igitangaza. Manowa n'umugore we babireba. Nuko hanyuma y'ibyo umugore abyara umuhungu amwita Samusoni. Umwana arakura Uwiteka amuha umugisha. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mwibutse neza ko uyu mubyeyi witwa Manowa na mama Samusoni bari ingumba batarigeze babyara umwana n'umwe. Yesu nashimwe cyane. Bari ingumba batarigeze babyara akana na kamwe cyangwa ngo hagire inda nibuza asama ikavamo, ahubwo zari ingumba. Yesu nashimwe cyane. Ngo hanyuma muri icyo gihe Abisirayeli bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana ibahana mu maboko ya imyaka 40. Yesu ashimwe cyane. Babaho nta muntu ubarwanirira, babaho nta muntu ubatabara, babaho batumva Imana, babaho nta butabazi, babaho nta nsinzi bafite. Ariko hanyuma y'icyo gihe cyose imyaka 40 yirenze, Imana ifata umwanzuro yitegereza umuntu witwa Manowa
mama wa Samusoni isanga n'ingumba. Manowa nawe byaranze yangije Abisirayeli sanga bamaze imyaka 40 mu bucakara bwa Filisitiya, barakubitwa, barahondagurwa, barakora afite bagatwara, bakoreza afite bakikorera. Imana ifata umwanzuro, imanura umuntu witwa marayika, iramwohereza. Marayika araza asanga madamu Manowa ahantu yarari. Bakomeye Imana mahe. Aramubwira ngo bamubwire mugore, uhereye none njyewe ndaje hari ahantu mvuye, ariko narugiye kuzabyara, uzasama inda, uzabyara umwana kandi w'umuhungu. Aramubwira ngo uwo mwana w'umuhungu hari ibintu ugomba kugenderaho. Ikintu cya mbere ntugomba kunywa vino, icya kabiri ntugomba kunywa igisindisha icyo ari cyo cyose, icya gatatu n'imbuto z'imizabibu urazibujijwe, icya kane uyu mwana navuka ntazagire icyuma cyogosha kizamukora ku mutwe ngo kazaba umunaziri kuko igihe azagira gute azavira mu nda yabonetse. Komera Imana amashyi. Azaba umunaziri. Ngo hanyuma uyu mubyeyi akimara kumva izi nkuru, ntabwo sheri we yari ahari Manowa, ngo marayika arigendera. Ndakimara kwigendera, umugore ahita yihuta abwira sheri we ati sheri wanjye, mpuye n'umuntu mu rugo, haje umuntu. Bwira mugenzi ngo mu rugo haje umuntu. Cyagiye wagize abashyitsi babi, ariko ugiye kugira abashyitsi beza mu izina rya Yesu. Cyagiye wagize abandi gucunga, ariko ugiye kugira abandi ubutabazi mu izina rya Yesu. Cyagiye yewe bwira abantu babiri ngo cyagiye baje kukuneka, ariko ubu ngubu ugiye guhura na marayika w'Umwami Imana kubw'ibitangaza by'Imana. Tanga abandi uzamure haleluya. Sheri wanjye mu rugo haje umushyitsi, harangije uwo mushyitsi simuzi. Icyo ngicyo narebye mu maso he nasanze hasa n'ahamarayika. Icya kabiri hari hateye ubwoba, ariko hari amagambo yambwiye ababyeyi banjye batambwiye, ababyeyi bawe batakubwiye, za nshuti zatubwiye, abavandimwe batambwiye, abaturage batambwiye. Yambwiye ngo nzasama da, yambwiye ngo nzasama. Masheri ngo yambwiye ngo nzasama. Manowa yavuga ngo yakubwiye ngo nzasama, ati yambwiye ngo nzasama. Cya kabiri yambwiye ngo sinzanywe vino cyangwa igisindisha, sinzarye ku mbuto z'imizabibu, kandi uwo mwana navuka sinzamwogoshe ndi. Bakomeye Imana amashyi menshi. Ngo nuko Manowa arataha, ageze mu rugo ngo atangira gusenga. Kugira ngo ageze ngo gusenga bikingura inzugi zari zarakinze z'iminyururu, gusenga bihirika amabuye, gusenga bikuraho ibigeragezo, gusenga bitanga ibisubizo, gusenga. Ngo Manowa atangira gusenga no kwinginga, ngo yongera kwinginga Imana. Iravuga ngo Nyagasani, niba ari wowe wohereje marayika wawe, niyongere atugarukeho. Ngo bagiye kubona ngo Imana yemera kwinginga kwa Manowa. Ngo Manowa yisubira mu murima guhinga. Ngo hanyuma marayika ahita agaruka, ndaraza akagaruka kwa Manowa. Ngo akimubona umugore ngo ahita amumenya ari umuntu w'Imana, ari umuntu w'Imana, ari umuntu w'Imana. Haleluya. Ngakimubona aramusuhuza ati ni wowe cyagiye twavuganaga. Ati ni njyewe. Ati uretse gato ngira utuntu ndeba mu gikari, ndaje ngaruke tuganire. Ngira gute ngaruke, ndakata mu gikari, ahita afata amajipo agenda yirukanka, agagiye gushaka umugabo. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ndamusanga
iki ubutaka bumuriho agenda yirukanka aba ageze mu rugo vuga amagera mu rugo agera hehe asanga uko umugore yamubwiye niko bigize gute bimeze